tubaye ikaze mu Rwanda hongeye gucicikana cyane igikorwa kijyanye no kumvisha abaturarwanda ko hakwiriye gutekerezwa uburyo bukomeye bwo kujya hatwikwa imirambo cyane yuko hari imashini nshyashya cyangwa se imashini izajya itwika imirambo ariko hakoreshejwe amashanyarazi hagakurwaho uburyo bwa busanzwe bumenyerewe bwajyaga bukoreshwa mu gutwika imirambo twakita ko nk'uburyo bwa gakondo. Ndagira ngo rero nkubwire ko iyi ari Cabufi Mission cha nama nkuko bisanzwe ngiye kubagezaho rero ano makuru ndagira ngo ubane natwe kugira ngo rero ukurikirana aya makuru. Ikindi kandi nanone habeho kwisunga icyo wamenye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ukomeze ku ijambo wamenye, kuko ijambo wamenye ryakwigishije ibintu byinshi. Hari byo wasobanukiwe, hari byo wamenye. Rero ni byiza ko rero uza kubana natwe. Gutwika imirambo rero biri kwisungwa cyane nk'uburyo bufasha igihugu kurondereza ubutaka mu kubungabunga ibidukikije nubwo bitari byakwira neza mu baturage cyane cyane mu Banyafurika. Nuvuga ngo Abanyafurika hafi ya bose abenshi bakoresha uburyo busanzwe bwo gushyingura ababo bitabye Imana, bagashyingura mu butaka ndetse bakubakira rimwe na rimwe. Kugeza ubu rero bapfuye bangana na 60% kuva mwisi kuva mwaka 2023 kugeza mwaka 2026 bashyinguye batwitse. Ubuyapani na Korea y'Epfo nibyo biyoboye kuri ubu buryo cyangwa se muri gahunda yo gutwika imirambo, kuko bo bashyinguye hejuru ya 90% y'abapfa muri ibyo bihugu nka Sweden, Denmark, Slovenia. Nabyo rero bivugwa ko nabyo byateye intambwe kuko byashyinguwe abantu bajya kuri 87% bakoresheje uburyo bwo gutwika ababo bitavye Imana. N'uburyo rero buri kwisungwa rero kuko bufasha cyane ngo mu buryo butandukanye, haba mu kurondereza ubutaka cyangwa se mu gutuma ubutaka bwishi butangirika, kuko igituro cyangwa se aho bashyinguye umuntu hafata igihe kinini cyane gisaga imyaka ngo igera kuri 20, ngo aho hantu hakaba habona kongera gukorwamo ibindi bikorwa. Ariko abenshi bavuga bati ntivyari bikwiriye yuko abantu niba bagiye gushyingurwa mu butaka bayakure kubaho uburyo bwo kujya babashyingura batabashyize muri zamva zubakiye ngo bashyiraho amakaro n'ibindi, kubera ko ibyo ngivyo bikorwa nibyo bituma nyine ubutaka bumara igihe kinini cyane budakoreshwa. Abantu bakavuga ati kugira ngo hatwikwe imirambo ahubwo byaba ngombwa yuko abantu bakwigishwa uburyo bwo kurondereza ubutaka, umuntu agashyingurwa hanyuma noneho agashyingurwa mu buryo busanzwe, hanyuma noneho ya myaka 20 ntabwo yagigeraho umuntu atari yamara kuba yaramaze kurangiza ibye cyangwa se ubuzima bwe bwamaze guhura n'ubutaka ku buryo bugaragara yuko bwaba ari ubutaka gusa hatakirangwa umubiri cyangwa se bimwe mu bisigarira bigize uwo mubiri w'umuntu. Mu Rwanda rero mu mwaka 2015 nibwo hasohotse iteka rya minisitiri rigena ko imirambo izajya itwikwa. Impamvu ni abantu bapfa buri munsi. Icyakora n'ubwo gutwika imirambo bimenyerewe hirya no hino ku isi ntibirakwira cyane kuko bikora ku marangamutima y'abantu. Kuvuga ngo abantu bagira kubabara cyane, bakavuga bati awacu ntabwo twakwiye kumubona ari gushya cyane, ko Bibiliya tubwira neza yuko abantu bazashya ari abandi bakoze ibyaha bazaba batwikwa mu muriro w'amazuku, wa muriro udahera wa Satani wateguriwe abanyabyaha. Bakavuga bati rero nta mukristo wigeze utegurirwa umuriro nk'uwo nguwo ku buryo rero yajya gutwikwa. Kandi si buri wese wakwihangana kubona uwe bamushyira mu muriro ufite ikigero cya °C 1000. Ni ukuvuga ngo rero wumve wa muriro wa °C 1000. Urebye uyu muriro wo mu ziko risanzwe uyu abantu batekesha ubusanzwe uri hagati ya °C 50 kugera ku 100, wumva uwo muriro no wagera rero ku 1000 uko byaba bimeze. Kandi indi ntambwe nanone yo gutwika imirambo mu Rwanda rurakataje kuko rushobora gutangira gutwika imirambo hakoreshejwe umuriro w'amashanyarazi, ndetse hanashyirweho n'ibiciro bihamye mu gutanga iyo serivisi. Biteganyijwe ko hatagize igihinduka byatangira nyine muri uyu mwaka mu mpera z'uyu mwaka 2026.
kuva rero u Rwanda rwakinjira muri gahunda abakomeje kwitaha kuri icyo nyine gikorwa cyo gutwika ababo ni abantu b'Abahinde baba mu idini ry'Abahindu. Abo ngabo rero ni abantu baba cyangwa se bakorera mu Rwanda n'ubundi basanzwe bashyingura muri ubwo buryo, nibo babikoraga ariko bagatwika imirambo y'abanyedini babo. U Rwanda rero rwagiranye ubwumvikane nabo muri iryo dini kugira ngo irimbi ryabo abe ari ryo rikomeza gutanga iyo serivisi ku bandi baturarwanda bose bayikenera cyane cyane Abanyarwanda. Aha rero leta y'u Rwanda yavuze yuko abazajya batwikwa ni babandi badashobora kuba badafite ababo bazaza kubashyingura, kuko hari abantu busanzwe bagira cyangwa se bapfira kwa muganga ariko bakabura abantu bazaza kubashyingura. Abo bose rero itegeko rikaba rivuga ko abo ngabo nabo bazajya batwikwa, hanyuma ngo ibisigarira byabo cyangwa se ivu ryakomotse kuri ya mibiri yabo ryasigaye leta ikagena uburyo rikwiriye kuba ryabungwabungwa cyangwa se ryabikwa. Ubusanzwe rero Abahindu rero bafite urusengero mu mujyi wa Kigali, bari basanzwe rero banahafite n'irimbi ritwikirwamo imirambo, ariko uko uyu mujyi wagiye utera imbere leta ibasaba kwimura ibikorwa byaryo bigakurwa mu mujyi rwagati bikajyanwa ahantu hitaruye ibikorwa by'iterambere n'imiturire. Mu mwaka wa 2009 nibwo iri dini ryimuye irimbi ryaryo rijyana mu kagari ka Murama, umurenge wa Nyamata, mu karere ka Bugesera. Gusa haje kubaho imbogamizi yuko muri ako gace hari hataragezwa umuriro w'amashanyarazi kugeza magingo ayangaya, byatumye rero imirambo ikomeza kwatwikirwa mu buryo butagezweho kuko hakoreshwaga inkwi. Bagafata abantu nyine bakagerekaho inkwi hanyuma bagatwika kugeza igihe wa muntu nyine ashize. Ntekereza ko rero abari gukurikira no makuru yacu bari kureba bimwe mu bikoresho bya gakondo byakoreshwaga. Hanyuma rero mu Rwanda hakaba haraje rero indi mashini y'amashanyarazi, ibyo nabyo mu kubibona uburyo bizajya bikorwa kuri iyo mashini, hanyuma noneho umuntu akagenda bigakorwa hagati nyine y'amasaha 2 ndetse na 3, hanyuma umuntu akaba abaye nyine ifu cyangwa se abaye ubureti. Ibyo rero umushinga rero hari umushinga uhari rero wo kwegereza nyine aho hantu amashanyarazi, hanyuma noneho ayo mashanyarazi akazatuma izo mashini zizajya zishobora gutwika abantu. Inzobere rero mu mateka zigaragaza ko igihe cyo gutwikira imirambo cyatangiriye kitazwi neza, gusa bivugwa ko nko mu bihugu by'Ubushinwa byatangiye gukorwa mu myaka 8,000 mbere ya Yezu, nubwo hirya no hino ku isi byatangiye kwamamara mu mwaka wa 3,000 mbere ya Yezu. Ariko Yezu aje rero we ntabwo yigeze bamushyingura bakoresheje ubwo buryo, ahubwo bo bakoresheje uburyo bwo gushyingura Yezu mu mva ikorogoshowe. Niho benshi rero bavuga bati niba Abahindu bafite uko babayeho, ntabwo twebwe Abakristo twamenye Yezu cyangwa twamenye Yesu dukwiriye gushyingura abantu bacu muri ubwo buryo. Akaba ari cyo kibazo rero kikiri hagati yabemera gushyingura abantu babo babatwitse, abandi nabo bakaba bavuga bati twebwe ndushobora kwemera yuko abantu bacu babatwika, bene kuduha ayo mategeko cyangwa se ayo mabwiriza nibahaguruka rero baba bambere kuba batwika babo mu gihe bitabye Imana, hanyuma natwe tujye twabona kugenderaho kuri iyo gahunda bazaba bo bamaze gushyira muri ya mafuru cyangwa se aho ngaho batwikira abantu bitabye Imana. Umuntu wapfuye rero mbere yo gutwikwa bitewe n'imyemerere ye y'uwitabye Imana cyangwa se umuryango we, hari ubwo imihango yo kumusezeraho ibanza igakorwa mbere yo gutwikwa cyangwa se gutwika umurambo. Umurambo urasuzumwa bakabanza kureba niba nta byuma uwo mubiri ufite nk'imikufi, impeta n'ibindi bishobora guturika mu gihe cyo gutwika umurambo. Ibyo byose rero ngo babikuramo.
mu Rwanda iteka rya minisitiri rivuga ko gusaba ko umurambo utwikwa bikorwa ari umuntu ku giti cye cyangwa undi wabihereye uburenganzira mbere y'urupfu. Ubusabe bukorwa mu nyandiko cyangwa mu mvugo, ngo hari abatangabuhamya nibura 2 bafite imyaka y'ubukure. Iri teka rivuga ko gutwika umurambo bikorwa hakoreshejwe ifuru yabigenewe, igomba kuba ifite amashanyarazi kandi ifite umuriro uhoraho ku buryo budahagarara, hakaba n'imashini y'agateganyo isimbura amashanyarazi igihe yabuze. Umuyobozi w'akarere kaho umurambo uherereye ashobora kwemeza ko umurambo utwikwa igihe nta muntu uwusaba. Iyo igenzura rirangiye, umurambo winjizwa mu cyumba cyabugenewe gitwikirwamo imirambo cyangwa se ifuru. Ntabwo vyemewe ko icyo cyumba cyinjizwamo umurambo urenze umwe. Nukuvuga ngo rero uwo murambo ugomba kuba nyine ari umwe, ntabwo ari imirambo 2, kugira ngo ryavu cyangwa se bya bisigarira by'uwa murambo bitaza kuba byakicanganya n'ibindi byisigarira by'undi murambo. Icyo gihe rero gutandukanya ryavu byagorana. Ikindi kandi icyo cyumba gishyirwamo uwo muntu witabye Imana kiba kigomba kuba gifite dogere Celsius ziri hagati ya 600 n'igihumbi, umurambo ugatangira gutwikwa. Iki gikorwa cyose kimara amasaha 3, hagasigara icyakwitwa ivu, nubwo mu buryo nyabwo aba atari ivu, ahubwo aba ari ibice by'amagufwa, ku buryo bisaba kuyanyuza mu yindi mashini iyasya neza kugira ngo ahinduke nk'ifu. Ibisigazwa by'umurambo watwitswe ku mugabo bibango bipima ibiro bigera kuri 2.7, mu gihe by'umugore aba ari hagati y'ikiro 1.8. Mu Rwanda iteka rya minisitiri rigaragaza ko ivu ryavuye ku murambo rifatwa nk'umutungo w'umuryango w'uwapfuye cyangwa leta. Abagize umuryango bashobora kwemeranya ko ivu rishyirwa mu bikoresho kimwe cyabugenewe cyangwa bagabangana iryo vu uko babyumvikanyeho. Ivu riri mu gikoresho cyabugenewe rishyirwa ku irimbi rusange, irimbi ryihariye mu rugo cyangwa ahandi hantu hagenewe cyangwa se hagenwe n'abagize umuryango w'uwapfuye cyangwa leta ku muntu wapfuye adafite umuryango. Ivyo rero akaba ariyo gahunda leta irimwo iri gushishikariza abantu, ariko nanone abantu nabo bakaba basabwa gutekereza cyane, bakareba niba koko ivyo bintu uburyo bagomba kujya babinjiramo, ariko bagendeye nanone ku mategeko, cyane ko abantu abenshi basanzwe babikora nawe mu idini ry'abahindu. Ubwo rero ukumva ko nk'abakristo bo bakavuga bati twebwe ntabwo tuzyemera, kubera yuko twebwe turi abakristo, ntabwo dukwiriye kuba twajya mu bindi bintu mu by'ukuri bitari byo twari dusanzwe tumenyereye, cyane cyane iby'ijambo ry'Imana muri Bibiliya rivuga. Ubwo rero hakaba ari ibyo bibazo bihari, izo mpungenge zigiye ziri hirya no hino, abantu bakomeza bisiganaho, abantu bavuga bati ibyo bintu ntabwo bikwiriye kuba bikora, ahubwo ibyo bintu bikwiye kuba habaho uburyo bwiza bwo gushyingura umuntu witabye Imana, ariko hadakoreshejwe uburyo bwo kubakira imva, kugira ngo noneho hakurweho bwa rujijo cyangwa se kwa kutemeranywa na bamwe bavuga ko umuntu ashobora kumara imyaka 20, bakavuga ati umuntu aramutse batubakiye iyo mva ntabwo iyo myaka 20 ishobora kugeraho, ku buryo ubutaka bwaba bwamaze umuntu yamaze guhinduka ubutaka neza, hanyuma handi hakaba kongera gukoreshwa ibindi bikorwa, ariko hatabayeho uburyo bwo gutwika abantu. Ngaye nguko rero kambashimire cyane inshuti zacu muri kumwe natwe. Iyi yari Bugufi Mission nkuko musanzwe mubizi, Canama, hanyuma wabagezagaho no makuru ni Christophe wabakurikiza. Mugiye byiza nakagaruka ndiho abishatse. Bye bye.